turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane. Udushya rero turi kugenda dukomeza tuba mu kwiyamamaza mu matora yo gutora Perezida wa Repubulika w'u Rwanda. Mu karere ka Muhanga umugore yafashwe n'ibise mu kwamamaza uwa Perezida wa Repubulika, aho yaraje gushyigikira umubyeyi Paul Kagame. Yabyaye umwana rero akaba yaramwise Kagame. Umubyeyi wo mu karere ka Muhanga wafatiwe n'ibise aho yaragiye mu bikorwa byo kwamamaza Paul Kagame, umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu kwa 24 Kamena 2024. Yabyaye umwana amwita Mwizerwa Ayani Kagame. Ni umubyeyi rero wavuze ko ari ubwa mbere yaragiye kubona Perezida Paul Kagame mu maso ye imbona nkubone. Yanze rero kwirengagiza kuza kureba se bimeze bite. N'umugore rero wanze kubyihanganira, aravuga ngo nta kuntu yagenda atabonye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaje mu karere ke, kandi akagenda atamubonye ari ubwa mbere. Yaragiriwe amahirwe yo kumubona. Kamugisha yavuze ko umwana we w'umuhungu yamwise Mwizerwa Ayani Kagame kuko yamubyaye yagiye kureba Perezida Kagame kandi amukunda cyane. Yabivuze agira ati, icyo namubwira ni ukumushimira kuko yazanye umugisha Igisenyi, ni ukuzamutora. Kamugisha Marie Goreti na nyina babana batuye mu murenge wa Nyamabuye, akagari ka Gahogo, umudugudu wa Kavumu, mu karere ka Muhanga. Ni ibintu rero byakiriwe neza n'abari baje gushyigikira Paul Kagame. Nyuma yo kumenya iyo nkuru, bamwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi muri Muhanga barangajwe imbere na chairman ku rwego rw'akarere Kayitare Jacqueline, bamusuye bamushyira igikoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo gushyigikira uyu mubyeyi wibarutse umwana yaje kureba Perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame. Kamugisha Marie Goreti rero akaba yarabyaye umwana yagiye mu bikorwa byo kwamamaza Paul Kagame. Abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bakaba baramusuye bakamwifuriza ishya n'ihirwe ndetse no kubyara akonkwa agasubirayo nta mahwa. Ngibyo rero iby'umubyeyi wabyaye yaje kwirebera Perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame, uri mu bakandida bari kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe nanjye Bigirimana Noel. Ciao ciao.